ariko noneho ikibazo na nijoro nabonye bamupostinze uwitwa Patrick Muyaya avuga ko Scovia ngo ari umukozi ngo wa leta ya Kagame nabibonye babipostinze. Patrick Muyaya umuvugizi wa ari kuvuga ngo Scovia ni yego ngo umunyamakuru ngo ukorana ngo na leta ya Kigali ariko ubwo nabyo nkabona ko birimo riske niba biri kuvugwa nabo bari iyo ngiyo kandi akunda kujyayo nabyo bishobora kuzamugiraho nk'ingaruka mbi kuko burya ibintu by'urugamba ngenda nabitinya ndabitinya kuko njye nibuka nko mu gihe cya genocide njye ndeba Bemeriki Valeri ari kuri Terema yaravugaga ngo twa dututsi ngo muduhumbahumbe ngo nitubacike yumva aryohewe ari nko muri animation ari muri fanatisme urumva ko bizamugiraho ingaruka urumva ubundi uri umunyamakuru ntabwo ugomba kwerekana aho uhagaze uba ugomba kuba uri umuntu uri netre nka kuri ya BBC kora amakuru cyangwa Voice of America zira radio mpuzamahanga. Mutesi Scovia ibyo ndi kuvuga narebye kuntu ba postinze nyine wo Patrick Muyaya yamuvuga nabi ndavuga nti byari byo byose ndi nk'umujyanama we sinzi nibagira bamugira inama yaba umunyamakuru urebera kure sibyo urebera kure yego kugera kuri terre ukamenya ibiri kuba n'amaso ya kugira ngo witarire inkuru nyankuru y'ukuri ni byiza pe ariko y'urugamba rubandanyije nka kuriya utazi n'impamvu yarwo rutari no kubera mu gihugu cyawe uri ushatse warurebera kure kuko bishobora kuzamugiraho ingaruka mu gihe runaka gusa nk'umunyamakuru nyine mugenzi wanjye twanakoranye igihe kirekire twanabanye n'ahantu hakomeye cyane umwaka wose ntabwo nakwishima numvise ko yagizweho n'ingaruka zimeze gutyo none rero tukajya twagaruka rero kuri ya ntambara yacu zuvuga uti ira ntambara muri Kongo izarangira ite izarangirira he abenshi bari kuvuga ngo izarangirira i Kigali ari byo byabindi bavuga ngo Kisekedi azaturasa no twibaza tuti Kisekedi kugira ngo aturase kandi twebwe nta burenganzira bwacu turi guharanira muri Kongo dufite igihugu gitekanye turashuje kandi tubaye ikaze mwese abakunzi bo muri Radio TV kuri ubu ngubu twongeye kugirirwa amahirwe yo kwakira nyiri gitangazamakuru CEO ikintu bisobanura mu cyongereza Chief Executive Officer twongeye kumwakira rero ko tutangira tumuha ikaze anyese bimeze bite ndaho ariko nyine ntabwo byoroshye no kutangiye udutera ubwoba bari kudutera imijugujugu bari kutwirukaho umva bande se njye nifite ubwoba bwanyishe iki kiganiro turakinjiramo dutonona ko tangiwe nera ubwoba ubwoba hari umugore uheruka kumpamagara w'inshuti yanjye arampamagara nari nicaye muri saro hano mu ntebe ziwanjye ati iki atanye ati wiriwe ni wiriwe aturihe ndi mu rugo aturi kumwe nande nta muntu turi kumwe ndi njyenyine ati yewe ati hari umuntu umbwiye amakuru y'ibihuha uko Kisekedi ngo azadutera ku cyumweru ati none turye nayo ifite ni kuturya vuba ngo nzabe natumaze ndamubwira nti hoya numva nyine ko ari amakuru y'ibihuha nireka reka ntihumura nti nta kibazo ni ibihuha nyine ntabyo nturyo witonze ni nta kibazo ubwo ni wamusetse naramusetse kuko ngiye nta namakuru nari mbifiteho nta nubwo numvaga nyine n'impamvu Kisekedi yadutera kuko ntabwo nari maze igihe ntanakurikira ngo menye aho amakuru yerekeze Kisekedi ngo azaturasa Kigali ngo azahatera misira ahubwo se ntabyizi tuzaba tuzizi ahora bivuga ko azabikora arabivuga ariko urumva ngi simenya impamvu sinzi ngo azabikora ryari sinzi ngo azabikora ni twese se cyangwa azabikora ko bafite ikibazo zarasa Kigali nyine urumva zarasa misiri Kigali sinzi twimuke tujye gutura Cyangugu se yabivugiye sinzi gihe azabikorera ngiye kwisubirira iwacu Cyangugure nibaho izo misiri zitazagira banza bari mu makuru y'ibihuha wa mugani wawe ntabwo mbizi neza akatwinjire muri iyo ntambara iri kubera muri Kongo rero igira ikintu ivugaho kuri ubu ngubu amakuru ubwo nyine uwo mubyeyi akimara kumbwira gutyo byarankanguye bituma nanjye njya gushakisha amakuru ku mbuga nkoranyambaga kuko sinabasha kugerayo kiretse nka Scovia wenda ubasha kujya kuri Shadow Bataille aho urugamba ruri kubera njyamubona yifubitse igikoyi nka kira cy'Abatanzania kira cy'Abamasayi Scovia Mutesi mbona yiteye igikoyi yambaye n'ipantaro rwose jeans yazinze yafunze nkamubona ari ku rugamba none urabura iki ngujye yose
ngese ntabwo muri Kongo mpazi, ntago hazi nta nubwo ndakandagiye, cyakora ku Gisenyi ndahazi. Ubwo rero we buriya nkabe umuntu agize amahirwe yo kuganira nawe yakubwira uko babimeze, kuko we agerayo akamenya n'ibyo ari byo, uko ari byo twe dusoma ku mbuga nkoranyambaga tukava se ibintu nibyo cyangwa si byo, ugasanga nyine turi mu rungabangabo ntituzi niyo biva niyo bijya, ariko nkawe buriya yaduha amakuru meza ari detaye. Ariko noneho ikibazo na nijoro nabonye bamupostinze uwitwa Patrick Muyaya avuga ko Scovia ngo ari umukozi ngo wa leta ya Kagame, nabibonye babipostinze. Patrick Muyaya umuvugizi wa ari kuvuga ngo Scovia ni yego ngo ni umunyamakuru ngo ukorana ngo na leta ya Kigali. Ariko ubwo nabyo nkabona ko birimo riske, niba biri kuvugwa nabo bari iyo ngiyo kandi akunda kujyayo, nabyo bishobora kuzamugiraho nk'ingaruka mbi, kuko burya ibintu by'urugamba ngenda nabitinya. Ndabitinya kuko njye nibuka nko mu gihe cya jenoside njya ndeba Bemeriki Valeri ari kuri Terem, yaravugaga ngo twa dututsi ngo muduhumbahumbe ngo ntitubacike, yumva aryohewe, ari nko muri animation, ari muri fanatisme. Ntakamenya ko bizamugiraho ingaruka. Urumva ubundi uri umunyamakuru ntabwo ugomba kwerekana aho uhagaze, uba ugomba kuba uri umuntu uri netre nka kuri ya BBC kora amakuru cyangwa Voice of America, ziriya radio mpuzamahanga. Buriya niko twagombye gukora itangazamakuru ryacu, uretse ko twebwe dukoreshwa n'ubukene nyine, uduhaye amafaranga turamukurikira tukajya aho tujyanye, akadukoresha n'ibidakorwa n'ibinyuranyije n'amategeko. Ariko nkabira bitangazamakuru mpuzamahanga byagiye bimbera rero mudwanye cyane agiye mbyigiraho ndeba uko bikora, uretse ko mu Rwanda twe tutabishobora. Uba ugomba guhagarara hagati na hagati ku buryo icyaba cyose nta ngaruka. Nk'ubu Bemeriki Valeri wumva yafanaga, sinzi buriya yafanaga nka leta ya Habyarimana hari, kuko bavuga ko ariyo yakoraga jenoside, niko babivuga, ntagire umuntu uza kuntera amabuye. Ubu ndabizi baraje baza kuntuka ngo urumva ntabwo jenoside mashaka kubivugaho cyane, kuko ibintu byabaye turi bakuru tureba, kandi twese byatubereye inshoberamahanga. Na n'ubu ntabwo turasobanukirwa neza ibintu byabaye, kuko byari ibintu bibi. Niyo mpamvu tutaba tugomba no kubitina cyangwa tubigeho impaka. Uwabikoze wese ni akazi ke, gusa uwabikoze wese navuga yuko nta kintu cyiza yakoze, kuko nyuma yaho twagiye duhura n'ingaruka mbi na n'ubu tukizicayemo. Ubu ndabizi baraza kuntera amabuye. Uri kuvuga ukuri. Urumva icyo navuga rero, Bemeriki Valeri ibyo yari arimo yumvaga ahagaze mu kuri, ariko uyu munsi yaramaze igihe kirekire arwariye muri gereza ya Nyarugenge Mageragere, ari umuntu baterura nk'agahinja buhagira haryamye. Ariko uyu munsi baramuteruye barajyana, ubu bamurambitse Indera, Indera niyo yibera. Uri kubyumva? Umuntu buhagirira aho ari bakamwambika pampa, urabyumva, ku gitanda aho aryamye bagaterura bagashyira mu modoka ya gereza bakamujyana Indera, ubu niho yibera. Urumva iherezo rye ku mukecuru w'imyaka iri hejuru ya 70 hafi 80. Uri kubyumva neza? Naso wongura muhuza ute na Mutesi Scovia ko twatse Mutesi Scovia, ibyo ndi kuvuga narebye ukuntu ba postinze nyine wo Patrick Muyaya yamuvuga nabi, ndavuga nti byari byo byose. Ndi nk'umujyanama we, sinzi nibagira bamugira inama, yaba umunyamakuru urebera kure, sibyo? Urebera kure, yego kugera kuri terre ukamenya ibiri kuba n'amaso ya kugira ngo witarire inkuru nyankuru y'ukuri ni byiza pe. Ariko y'urugamba rubandanyije nka kuriya utazi n'impamvu yarwo, rutari no kubera mu gihugu cyawe, uri ushatse warurebera kure, kuko bishobora kuzamugiraho ingaruka mu gihe runaka. Nka buriya abo bamuvuga nabi bari muri Kongo mu gihugu cyabo kandi agendayo, bashobora nko kuzamufata mpiri. N'urugero nuko bishobora kuba bakazavuga ngo wenda nanyese wagambanye singambana, kuko muri Kongo simpazi, aho nzi ni ku Gisenyi sindaharenga. Gusa nk'umunyamakuru nyine mugenzi wanjye twanakoranye igihe kirekire, twanabanye n'ahantu hakomeye cyane umwaka wose, ntabwo nakwishima numvise ko yagizweho n'ingaruka zimeze gutyo, ntabwo byashimisha. Rero ibyiza gukora itangazamakuru kwe ntabwo ari bibi, kuko ararikora pe. No muri Mozambique mbona ariyo, no muri Rwanda de namubonyeyo, ntabwo ari ishyari mufitiye, kuko utahi waracunda, ariko agomba kujya yibuka ko nanye nawe byari umuhungu. Icyo nicyo nashaka kugira ngo mvuge. Ariko ndashaka kugaruka rero ku bya Kongo.
buriya nanze kujya mbivugaho nanga no gushaka kubimenya ariko nyuma nza kusanga ari ngombwa kubimenya kubera umuntu wampamagara ambwira ngo Kiseke kitazadutera ngiye nibaje impamvu Kiseke kitazadutera ndavuze ko intambara iri kurwanirwa muri Kongo mu Rwanda tukatwifitiye amara n'umutekano tujya ku Gisenyi tukarara tukajya cyangwa tukarara hose tukisanzura ko nta n'umuntu urara ku ngo zacu muri Kongo baradutera turi gupfike nabo nza kukurikira rero nanjye biba ngombwa ko mbyinjiramo uyu munsi nibwo ngiye kubivugaho nagiye nsoma inkuru mbona habanje ibiganiro bya Rwanda na Addis Abeba ariko ibyo biganiro u Rwanda rugatumirwamo bakavuga bati u Rwanda nimwe muri gutera inkunga M23 bavuga yuko ari abanyekongo bavuga ikinyarwanda bakazira ko bavuga ikinyarwanda nabo rero mu kurwana na FRDC cyangwa tuvuge ko barwana na Kisekedi bakarwana bavuga ko ari guharanira iki uburenganzira bwabo bakavuga ko bashaka ubwigenge ndetse n'abana babo n'ingabo zabo zikinjizwa mu gisirikare cya leta bakahabwa imyanya muri guverinoma urabyumva ariko Kisekedi ati ntabwo bishoboka mushyire intwaro hasi tubone kuganira urumva bagashyiraho kondisiyo kugira ngo baganire M23 nayo ati reka ati ntabwo bishoboka ati nimudutera tuzirwanaho intambara ikaba ntirangire igahagara uziko yari yaracitse mu minsi yashize ejo bundi tuye kumva twumvira yongeye irubuye ubu ngubu yari maze umwaka urenga yubuye ariko ubona imbere byari byaracitse twaranabyibagiwe tuzi ko ibyo bintu bitakinabaho ariko noneho M23 Kisegedi akavuga ati M23 iraterwa inkunga n'u Rwanda u Rwanda ati reka muri Kongo ntabwo kanda ati dushaka iki ati ahubwo Kisegedi yananiwe gushyira ordre mu buyobozi bwe nakajagari niki ibibazo byo biramanira akaza kubyegeka ku Rwanda twebwe aratubaza iki kandi ko ugasanga ntacyo tubaza ko tukwe mu Rwanda nta ntambara ihari ariko noneho ugasanga mu nama u Rwanda ruratumirwamo kugira ngo bashake iki amahoro umutekano muri karakare k'ibiyaga bigari cyane cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese wowe ubona ibiganiro bikwiye kuba hagati y'u Rwanda na Kongo cyangwa bikwiye kuba hagati ya Kongo na M23 kuko ari bo bahora barwana nyine? Urakoze cyane, icyo ni ikibazo cyiza cyane. Ni nacyo ngiye kugeraho. Noneho u Rwanda rwo rwakwisobanura muri ibyo biganiro batumiyemo rukavuga ruti twebwe icyo dushinja Kisekedi nuko akorana n'umutwe witwa FDLR ucumbikiye abasize bahekuye u Rwanda muri 1994. Urabyumva? Mbo Kisekedi rero nawe akavuga ati nanjye sinzemera kugirana ibiganiro na M23 kuko M23 ngiye kugirana ibiganiro na Kagame. Ati M23 ni Kagame, M23 n'u Rwanda. Rukabura gica. None rero abazungu nabo bakaba bari muri iriya ntambara muri Kongo. Umuryango w'abibumbye uriyo. Hari ingabo zabo zitwa MONUSCO. Baragenzura akantu ku kandi. Ni nayo ikavuga ati ingabo z'u Rwanda zaje kuturasaho. Ejo bundi barabivuze. Bavuga ko hari misile yitwa ngo Surface to Air. Surface to Air. Yego njye mvuga igifaransa ubwo uri kubivuga mu cyongereza hafi ntago mbizi bakavuga yuko ngo uroni nyine gashinja RDF kugerageza ngo kurasa drone yayo ikoresheje misile karabutaka yitwa Surface to Air. None iyi nkuru nayibonye kuri AFP ibiro ntaramakuru nyine by'abongereza none nayikuye ngo ivuga ko ubutasi bwo hanze y'igihugu bw'Ubufaransa urumva Ubufaransa kandi uribuka ko uriya mugabo uyobora Ubufaransa Macron Emmanuel yagiye muri Kongo avuga ko ikibazo kiri muri Kongo kizarangizwa n'u Rwanda Kagame na Kisekedi ari bazarangiza icyo kibazo. Noneho Ubufaransa buhamije yuko urabyumva buhamije yuko iyo misile ngo ari y'u Rwanda yarasiwe ku modoka y'umutamenwa yo mu bwoko bwa WZ 551 yari mu gace kagenzurwa na M23. Urumva ko ni imodoka bafashe plaque yayo. Noneho baramanuka baranavuga ngo iyo misile ni y'u Rwanda ntabwo M23 yaba na Kongo ntabwo itunze iyo ntwari remereye gutyo. Se ironi uri gushinja nk'igihugu ngo cyateye ikindi gutyo gikoresheje kiba kiri kugendera kuki? Roni nyine nibyo nashaka kuza kugereraho. Roni n'abazungu kandi abazungu nibo bari inyuma y'iriya ntambara yo muri Kongo. Uti bari inyuma yayo gute? Uribuka amatora ajya kuba ya Kisekedi? Amerika yaravuze ngo dusabye ko M23
na FRDC ubona ingabo nyine za Kongo, uretse ko zifite abandi benshi ngo bari zifasha kurwanya ngo abitwa ngo bawazarendo ngo FDLR ngo abacanshuro, no havutse n'undi mutwe witwa Hibu, turaza kugarukaho urwana nijoro. Hibu y'ikinyehuru. Hibu yego. Ngo umutwe ngo urwana nijoro, naho turaza kugarukaho nyuma. Noneho rero ubwo ugasanga hajemo abazungu bahe Amerika iravuze ngo nimutanga agahenge amatora abe. Uzi ko agahenge bagatanze? Baragatanze ntibongera kurwana, barambika intwaro hasi baraceceka, bacunga amatora arangiye biri kurangira byose bagiye gutangaza ko Tshisekedi yatsinze no kurahira mu rukiko imbere y'urukiko rukuru n'iki, bongera kurwana nyuma. Ariko icyo gihe Amerika yavuze ngo stop, barahagaze. Ni cyerekana ko iriya ntambara abayiri inyuma n'abazungu. Abazungu no munsi bavuze ngo ibintu bihagarara byahagarara. Nuvuga ngo ni nkaho bafite telecommande iri kuyobora iriya ntambara. Iyo bavuze ngo nibigende gutya bigenda gutya. Nuvuga ngo bo nuko batarakoza niba rukoza agati mu ntozi, niba uvuze ifirimbi ya nyuma ngo berekane ibintu byerekeza. Niyo mpamvu intambara twebwe nta nubwo tuzamenya icyerekezo cyayo, kuko ntituzi ngo abazungu iriya telecommande yabo bazayerekeza kuri finali ryari. Umuntu rero yakibaza ko ni intambara imaze igihe kandi kuba abazungu ari bo ni nkaho ari bo baba bayiyoboye. Yego. Ese inyungu babifitemo ni iyi? Abazungu inyungu babifitemo niyo tuza no kubaza, kuko nahise ko ugiye kumbaza ati u Rwanda rufitiye inyungu muri rana kubaza ko urumva nabo ko babazanamo inshuro nyinshi. Babazanamo kuko ikintu kiri muri Kongo, yaba kuvuga ngo u Rwanda rufite inyungu muri kira gihugu niyo nyungu, yaba kuvuga ngo abazungu, yaba kuvuga ngo uzi ko SADC yohereje ingabo harimo na Afrika y'Epfo. Wanibaza uti Afrika y'Epfo ifite inyungu ki muri Kongo? Inyungu ni imwe, ni kita rusange. Inyungu ni imwe, ni zahabu. Iriya zahabu rero Afrika y'Epfo ivuga ko nyine urumva babashe gutsinda bakumvikana na Tshisekedi uburyo bazajya bashakira isoko iyo zahabu, mbese zahabu yabaye zahabu. Wabonye ko na M23 ishaka gufata agace kamwe gacukurwamo nyine zahabu nyinshi, ndetse mu isi cyose ko bazamenye n'idarapo ry'ubwigenge. Yego, bazamuye idarapo bashaka kwigenga kugira ngo bashyire ubuyobozi bwabo nabo nyine bagire aho bayobora, bagire naho bacukura ayo mabuye yabo, naho bayacuruza bakoramo amafaranga. Tshisekedi rero nakabwira ati ndibizashoboka. Uzi ko bafata Sake bwacyo kumva bayibakuyemo, bagafata ngo za Kirorirwe, bagafata za Kicanga, bagafata he nejo ni bagerageje gufata Goma. Uzi ko Tshisekedi yari yavuze ngo nibibeshya akagira isasu rigwa arahita hagararirwa marase i Kigali. Ariko turacyari gushakisha impamvu Tshisekedi dashaka kurasa Kigali. Kigali irahurira he n'intambara iri muri Kongo. Niho turi gushaka gusatira, niho tuza kugera. Noneho ukareba icyo gihe barashe amasasa abiri igoma, urumva ko ari gushotora Tshisekedi. Noneho abaturage bajya kumutora yiyamamaza yaravuze ngo ni muntu hora nzahita ko nkuraho umwanda, nzahita ko ntera Kigali yabaye Kigali. Niyo mpamvu nabwo ngiye kwimukanya n'isuri wacu Cyangugu, kuko ho bishaka kuba bitazahagera. Tshisekedi ntago yatera Kigali, ntago urabyumva. Noneho abaturage ati se ko twagutuye tubeshya ngo uzatukorera ibi bite bigeze he? Urabyumva. Nabandi rero bari kumushotora bamaze kudasamo ibisasu hafi nka bitatu kugira ngo barebe. Nibwo M23 urumva nyine Kongo nahise yiorganiza yongera gutegura, basigaye byita ngo gutegura. Nabo bongera gutegura izindi gahunda z'uburyo bagiye kurwana rwa rugamba. M23 yaje guhakana ivuga ko nta gahunda yo gufata Goma yari ifite, ndetse isa n'isubiye inyuma gati, itangaza ko yo ikeneye ibiganiro. Tshisekedi rero bya biganiro twashaka kugarukaho. Tshisekedi akavuga ati sinshobora kuganira na M23, kuganira na M23 nko kuganira na Kagame. Sinshaka kuganira n'u Rwanda kuko rwaranteye. Ati u Rwanda rwaranteye, ibimenyetso ndabifite, abasirikari babo narabafashe ndaberekana, ibikoresho byabo ndabifata nkabyerekana, binjira mbareba satellite zarabafashe, Loni nayo itangiye nayo yo kubashinja sasa. None rero twibaza tuti intambara mu by'ukuri iri muri Kongo ni ya FARDC na M23 cyangwa ni FARDC iri kurwana n'u Rwanda? Oya, ntago bavuga ko nguko ko no se ko Afrika y'Epfo bumva ko naho bohereza abasirikare. Ahubwo ikintu wakibaza nuko Tshisekedi akunda kwikoma u Rwanda buri munsi. Uziko namwirwa uruhame n'inka
atanga ngo birangira atavuze u Rwanda se n'ejo bundi ngo abakinnyi baza gukina ari mu yakiriye abakinnyi ejo bundi arabafelicita cyane kubera ibikorwa bakoze n'uyu nguyu uherutse uno wa Rayon Ruvumbu nawe aherutse gukora ibintu abakinnyi n'ubundi bakoze bo muri Kongo bakoze bari gukina muri kino gikombe giherutse sinzi ikimenyetso bakora nyine kigaragaza gisa nyine gisa nkaho kiri politiki ngo berekanye yipfutse umunwa yerekana ko u Rwanda ruri kurwana na Kongo abazungu bapfutse umunwa barebera badatabara yego urumva rero ushobora kwibaza impamvu buri munsi abiko mu Rwanda niho turi gushaka kugera nuvuga ngo FRDC kurwana yo mu 23 ariko bikarangira Kiseke kidavuga ko azarasa u Rwanda azarasa Kigali kandi u Rwanda ntabwo mu buryo bugaragara u Rwanda rurahakana inshuro nyinshi ko rutari muri Kongo ahubwo ugasanga Perezida Kagame na Perezida Kiseke baritana ba mwana umwe ati wowe urafasha M23 undi ati wowe uri gufatanya na FDLR ucumbikiye abasize bahekuye u Rwanda ntabwo tuzigera twumvikana urumva ko ikibazo kuri Kongo ni FDLR ku Rwanda ni M23 none rero tukajya twagaruka rero kuri ya ntambara yacu azuvuga uti ira ntambara muri Kongo izarangira ite izarangirirahe abenshi bari kuvuga ngo izarangirira i Kigali ari byo byabindi bavuga ngo Kiseke kidazaturasa no twibaza tuti Kiseke kugira ngo aturase kandi twebwe nta burenganzira bwacu turi guharanira muri Kongo dufite igihugu gitekanye igihugu gito gifite umutekano gifite amahoro gifite ubukungu buringaniye yewe numvise ko n'amabuye y'agaciro ngo tuyafite ngo arutaye muri Kongo uzi ko ari twe twabaye abambere kohereza amabuye y'agaciro hanze ibyo se byavuzwe nande niho raporo yarasohotse kandi twe twabaye abambere rwose kohereza amabuye y'agaciro hanze kandi leta y'u Rwanda yarabyemeje ko muri Kongo batajyanwa na zahabu n'ikiko zahabu iri mu Rwanda iri muri Kongo ibyo byaratangajwe none rero tukavuga ngo u Rwanda rufite inyungu ki muri ntambara yo muri Kongo niba rufite mwakaboko koko inyungu rufite niyi narwo se rushaka zahabu kandi dufite zahabu tuyabo ari twe twemporta byinshi ari twe dufite umwanya wa mbere mu kohereza amabuye y'agaciro menshi muri uriya mwaka washize raporo yarasohotse aho ngaho kahibaza noneho rero twongera tukagaruka tukavuga tuti mu gihe cyose Kiseke atazemera kuganira na Kagame baratubwira ko ntambara muri Kongo itazarangira nuvuga ngo nibo bafite urufunguzo rw'ibizabo ariko njyewe uko mbibona mu mboni zanjye ntagire uza kuntera amabuye njye ntabwo mbona yuko ntambara muri Kongo izarangizwa na Perezida Kagame afatanyije na Kiseke njye mbona intambara yo muri Kongo mu mboni zanjye ntagire untera amabuye mbona izarangizwa n'ikintu kitwa abazungu kuko nibo bateje ntambara abazungu nibo bari inyuma abazungu nibo bafinance iriya ntambara ibiri kwera muri Kongo byose babifite kuri programme muri agenda yabo uko biri kugenda uko bizakurikirana uko bizasoza nibo bazavuza ifirimbi ya nyuma nibo bazavanga igitego kirinje ngo ba biba ari ibyo ngibyo rero intambara ntago yazarangira kubera ko niba inyungu bari gushakayo igikomeje kubiriyo n'ubundi ubwo bukungu bwa zahabu n'ibiki ayo mabuye ndumva niba bagikomeje kuyikurikiranayo amabuye nazashirayo birumvikana ubwo intambara nayo izagumye urabona nka Afrika y'Epfo yoherejeyo ingabo 2900 nayo ngo ikikurikiye niki no kugira ngo uzajyane ubucuti na Kongo intambara irangiye bagirane gahunda y'amabuye hanyuma Tanzania mbese bira bihugu biri muri SADC byoherejeyo ingabo ubundi izo ngabo ziba zigiye gukora iki muri Kongo bavuze ko bajya gufatanya na FRDC guhashya M23 ariko noneho uyu munsi dore icyo turi kureba niki za ngabo ziriyo ziri kurwanya M23 kuko ziri kurwanya M23 kuko hari abanyekongo benshi abakongomani bari gupfa aho ibisasu biri kugwa abakongomani bari gupfa yego na M23 barapfa ingabo zabo zirapfa kuko ejo bundi hari umutwe witwa ngo Hibu wagiye ari nijoro ugwa Gitumo aho abasirikari ba M23 bari bahari bamaze kuva muri Sake bigiyeyo babagwa Gitumo ngo barabacucumye ngo hasigara ngo barokotse ni nka babiri urumva yuko ingabo zipfa ziri ku rugamba ntabwo twavuga ko arizo nyinshi ahubwo abapfa benshi n'abaturage noneho reba n'abaturage bahora bahunga birukankana karago bari guhunga bahunga iki intambara badashobora kuregama ngo bagume mu byabo ndibuka ko kera twega tubona abanyamurenge bakunda abenshi twahungiye mu Rwanda abandi tukabana buri indege bajyanye muri Amerika ariko twibaza impamvu bataguma mu gihugu cyabo ni ukuvuga ngo ni ziriya ntambara za hato na hato zabagaho kandi intambara ikazihiga iki
umunyamurenge ngo ni Kongomani uvuga ikinyarwanda. Nuvuga ngo bavuga ko ngo bajya gukata imbibi zitandukanye u Rwanda na Kongo ngo haraho bibeshye ngo bazungu baribeshye bariya ngo bari abanyarwanda babakatiraho imbibi babashyira muri Kongo kandi ubundi bagomba kuza iwacu. Niyo mpamvu rero nabo kubera ko muri guverinoma nta myanya babona muri guverinoma baburana bavuga ko bashaka ko bashyirwa muri guverinoma cyangwa se bakabaha eta yabo bakigenga. Minsi ishize nuvuga ko muri bonagara ngo bururukije ibendera bazamuye ibendera idarapo ryerekana ko bashaka kwigenga. Kubera iki sinzi ukuntu nabivuga. Buri abanyamurenge batesetse cyane. Hari n'igihe nyandeba muri guverinoma yacu nkava ariko ko mbona mu bucamanza baba barimo mu matorero n'abapasiteri bazi no kwigisha cyane bafite n'insengero nyinshi hano mu gihugu. Ariko wareba usibye Emmanuel Mudidi wasinye kuri diplome yanjye. Ubu bantu baza kuvuga ngo niba warabonye ngo diplome ya Emmanuel Mudidi ubwo uziko diplome ze bazipinze. Baratavuga ko ubwo ari yayindi nyine ya fake oya nabonye diplome nziza ko nari umuhanga ntabwo nabonye diplome mbi ariko ngiye Mudidi Emmanuel wasinye kuri diplome yanjye niwe mu ministry nabonye niwe munyamurenge nigeze kubona wagaragaye muri guverinoma. Abandi benshi usanga bari mu bucamanza. Hariya rero naho icyo barimo muri Kongo cyane ko ari n'igihugu cyabo ari pays natal baravuga bati kuki tutagaragara mu nzego zifata ibyemezo, kuki tutari muri guverinoma, kuki mu gisirikare gikomeye nta basirikare bacu barimo, kuki niba batatwemera ngo nuko tuvuga ikinyarwanda ngaho nibongere bavugurura imbibi noneho baduha u Rwanda dusange wenda abanyarwanda bene bacu tuvuga ikinyarwanda ururimi rumwe bitize nibareke twigenga dufata igice cyacu. Kuba rero bavuga ko u Rwanda ari rwo rujya kubafasha ari rwo rubashyigikiye nuko n'ubundi ngewe ariko nimba mbonizanye ntagira baza kuntera amabuye ndabazi nuko n'ubundi niyo bahunze inzo ntambara zabo nyinshi n'undi usanga bahungira mu Rwanda. Hari inkambi zabo nyinshi zirahari barimo bahungiye mu Rwanda abandi bari muri Amerika. Niyo mpamvu kuba noso nuko ibindi bihugu bitabakira n'ibindi bihugu byabakira ariko kuba impunzi zivuye hirya no hino kuba abenshi baza bahunga basanga bagenzi babo bari hano benshi kuko si hano ni henshi hari inkambi zabo. Ariko mu by'ukuri nibyo navugaga urabona nk'abanyarwanda bahunze 59 bahungiye mu gihugu cya Uganda ariko Museveni yarabaherekeje abagarura mu gihugu cyabo. Kuba rero n'abandi babona uburenganzira bwabo ntabwo ari impunzi abanyamurenge iyo baje mu ndavuga bahungiye mu Rwanda hari inkambi zabo nyinshi. Kuba abasigaye baharanira uburenganzira bwabo baranabanze guhunga baravuga ati twebwe tuye gutega gahanga bakamene ntabwo tuzapfira gushira wenda bazasigara bake bazarokoka bazabona ubwigenge. Ababyeyi bacu bahunze bari mu Rwanda bari muri Amerika badashobora gukandagira abari mu Uganda bari n'abari mu Burundi byibuze bagaruke basubirana uburenganzira bwabo bature ku butaka bwabo nk'ubu imasisi uzi ko borora cyane inka nyinshi ariko iyo hari kubera intambara za nka zose barazitemagura urabyumva ugasanga rero ntabwo urumva rero ko FARDC ihanganye na M23 ntabwo ihanganye n'u Rwanda. Urumva ni abantu bari guharanira uburenganzira bwabo n'ubundi ntabwo FARDC ihanganye n'u Rwanda. Icyo bavuga ko M23 iterwa inkunga n'u Rwanda urabyumva bakavuga ko FARDC nayo ifatanya na FDL donc FDL itiza umurindi FARDC donc ibaha imbaraga n'ubundi nko kubatera inkunga ubwo ibaha imbaraga ikabafasha kurwana kuko bavuga ko bivanze mu gisirikare cyabo. Urabona FDL ubundi nya FDL iyo yaratashye niba ari abarwara kabije barabagiye kera baratashye ariko aba bashibukaho nabari aba Jerome Ngendahimana n'abandi ariko hari aba bashibukaho nk'abana babo batatashye bagumye bakurira babona n'ubwene gihugu nationalité baninjira no mu gisirikare cya Kongo. Abo rero biragoye kugira ngo uzabashe kubavangura. Hari naho bagenda batwereka ngo uyu nguyu ngo yari muri FDL ko dore bamuhaye kuyobora wenda intara runaka yo muri Kongo ugasanga rero u Rwanda bararushinja gutera inkunga M23 kubera ko cyane nyine M23 urumva uburenganzira baharanira bujya gusa kuvuga ngo baratotezwa kuko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda urumva bijya gusa n'umuco wacu. Hanyuma FARDC nayo ugasanga nabo barayishinja kugira gute gukorana na FDLR. Noneho ugasanga iyo ntambara ihanganishije abantu bameze batyo. Wazalendo nayo nabakunda igihugu abapatriote bahagurutse abwira Kisekedi ati niba udashoboye gukubita bari abasenzi duha intwaro twebwe tubyikorere. Ariko no muri Kongo ikibazo hari imitwe myinshi
cyane kandi urebye iyo mitwe myinshi nayo ibihanganye iri mu ihanganye na M23 bose barwanya M23 ndakeka. Ubwo rero noneho ikintu ngiye navugaga ngo niba koko hakeneye ko u Rwanda na Kongo bicara bakaganira, ntago baganira bonyine, baganira uko batumiye niyo mitwe yose bahanganye. Ibyo bintu urumva byashoboka kuko ubundi mu butegetsi numango kirazira kuba waba uri umuyobozi w'igihugu ngo ujye kwicarana n'umutwe w'inyeshyamba ngo mugiye kugirana ibiganiro n'ibintu nyine Kisekedi aravuga ati nge ntabwo nzagana na M23 kuko nganiriye nayo nabanganiriye n'u Rwanda nabanganiriye na Perezida Kagame. Noneho Kisekedi ati niba mushaka ko nicarana na M23 urabyumva kuko n'umutwe w'iterabwoba n'inyeshyamba ati namwe nibanze muganire na FDLR. FDLR ni yanyu n'abanyarwanda bavuye iwanyu baza ahangaha muganire nabo mu bacyuri, nanjye M23 nganire nabo n'abakongomani banjye nanjye mbinjize mu gisirikare. Donc uvuga ngo Kisekedi yaremeye, yaravuze ati ibiganiro turabyemeye. Nejo bundi hoze mbona Rutundura abivuga muri Kongo avuga ati ibiganiro turabyemera ariko sous condition. Urabyumva? Turabyemera ariko kuri condition runaka. Donc hari ibyo babobrija kugira ngo bemere kuganira. Urimo kubyumva? Kandi noneho Perezida Kagame nakavuga ati sinshobora kuganira na FDLR, ni umutwe w'iterabwoba washyizwe ku ikarita y'isi, byaremejwe mu muryango mpuzamahanga. FDLR ni umutwe w'iterabwoba, sinshobora kuganira nawe. Urimo kubyumva? Kisekedi nate nanjye sinshobora kuganira na M23, ni umutwe w'iterabwoba ushaka kuhirika ubutegetsi bwanjye kandi uraterwa inkunga n'u Rwanda. Tugona banganire n'u Rwanda kandi u Rwanda rwantereye igihugu nta ruteye, ruraza rwica abaturage banjye, nigeze ngira uruhare mu kujya kwica abanyarwanda. Ati n'ikimenyimenyi abanyarwanda n'inshuti z'abanyekongo n'abavandimwe, ati umwanzi dufite ni Perezida Kagame. Urimo kumva ya ntambara y'urudaca. None rero ugasanga M23 na FDLR na gatotsi hehe mu karere k'ibiyaga bigari. None rero tugiye kujya twajya ku musozo turi kubaza tuti akwiye kuganira nde nande. Mbere ko dusoza gatoya ariko ari inkuru sinzi niba barayisomye yuko Ndayishimiye wo mu Burundi ari muri Kongo ubu ngubu nawe ngo bagiye aho twari kuhagera nagira ngo dusoze iriya topic yavugaga ngo hakeneye ibiganiro kugira ngo intambara yo muri Kongo irangire. Turashaka kubaza noneho turibaza haraganira nde nande. Kuba baravuze ko Perezida Kagame na Perezida Kisekedi ari bagomba kuganira kugira ngo ikibazo kirangire, wabihakanye. Bavuze ngo ntago baganira kuko Perezida Kagame nta kibazo afite muri Kongo. Hanyuma haraza kuganira nde nande. Haraza kuganira ngiye kubwanjye kwango nabihakanye nose wabihakanye haraganira nde nande. Kagame na ubundi urebye Kagame na Kisekedi nta kibazo bakagombye kuba bafitanye, ahubwo Kisekedi niwe nuko abari uri ko mutunga urutoki, ahubwo Kisekedi yakagiranye ibiganiro na nizo nyeshyamba ziri mu gihugu M23 zari kwita nyeshyamba ziri mu gihugu cyiwe. Hanyuma rero ko ko azarasa Kigali azabaje kurasira iki Kigali, ni naho twatangiriye. Ari ikintu njya numva bavuga ngo ni maturité politique, sinzi ukuntu babyita maturité politique. Urumva ni kwa ko n'umuntu aba ari gupfa asaza nk'imigera hari ni nko gusamba. Nonse urumva niba yabuze excuse hana yishyira impamvu nyine afite imitwe myinshi yitwaje intwaro hariya, akaba yabuze anabishyira ahubwo abari gutunga urutoki abandi. Ariko umutwe umeze nabi uri kubuza umutekano abanyekongo n'umutwe wa M23 ni nawo umuryango w'abibumbye nawo. Ariko twe kwirangaza cya kintu twavuze yuko abo ngabo bari guharanira uburenganzira bwabo, twe kutwikirengagiza birwana uburenganzira bwabo. Ariko bari guterwa inkunga n'u Rwanda, niko Kisekedi avuga. Niko ari kuvuga nyine. Niko ari kuvuga. None rero ubwo abashinzwe kurebera nabo turi kuvuga abazungu ntago bari gufata iya mbere ngo berekane umuzi w'ikibazo. Abyo nakubwira ngo byose biragaruka ku muzungu. Ntago bari kurebaho ikibazo kiri ngo bashinga agati bashyira akadomo. Ahubwo wenda icyo bavuga nuko bari kugira kuri Perezida Kagame bagakwepa, bagera kuri Perezida Kisekedi bakigurutse. None Perezida Kagame na Perezida Kisekedi ahubwo abo bazungu nibo umuntu yatunga urutoki, abo bantu bazahuzwa nandi badahuzwa n'umuzungu. Ari nawe urabizi ko abategetsi benshi muri Afrika bashyirwaho n'abazungu. Nta ibyo ngibyo samantiri ntabwo ari ibanga, nta n'uwabiturega, ibyo ni ibintu bizwi. Twese turabizi yuko ibihugu byacu nyine usanga bigenda kuri bampatse ibihugu, kuko aribo babashyiraho no bimika abami bakanabakuraho. Ubwo rero reka tureke umupira turekere
bari abazungu. Ariko turebe noneho ya ntambara muri Kongo, kimwe nuko abantu bakurikiye kino kiganiro nabo batanga ibitekerezo muri comment, bazabiduha ibitekerezo. Noneho rero iyi ntambara muri Kongo dore ukuntu iri kuzambya ibintu. Abanyarwanda bafite ubwoba ngo Tshisekedi azabatera, kandi ntabwo bazi impamvu azabatera, ntibazi ari na ryara azabatera. Icyo kintu uri kukigarukaho inshuro nyinshi. Ubu urumva Tshisekedi wananiwe kurwana na M23 azifata ngo aje gutera u Rwanda. Tshisekedi rero aho namushimiye, aho nashimiye Tshisekedi ni hamwe ari naho tugiye guhita twinjira ubu ngubu, kuko iriya ntambara yo muri Kongo yagize ingaruka kuri twebwe Abanyarwanda ndetse no ku bindi bihugu bikikije Kongo. Urabona hagiye habaho nyine kuba turebana y'ingwe, tutumvikana kandi turi abavandimwe, urumva ni ikintu gikomeye. Noneho birongera biraza, Tanzania nayo itangira kwikoma u Rwanda ivuga yuko ingabo zabo ziri muri Mozambique ziri kuza kwica abantu muri Tanzania. Bakavuga yuko ingabo z'u Rwanda zitarajya muri Mozambique mu butumwa bw'amahoro batigeze bahura n'ibibazo byo kwicirwa abaturage. Hagahita haza Ndayishimiye mu Burundi, nawe ati ndabona muri kuntera, ati Rwanda ruri gutera inkunga Red Tabara nazo ni inyeshyamba nyine zigometse gutyo. Ati Dayeri mwananyimye n'abantu bashaka guhirika Perezida Pierre Nkurunziza, bashaka gukora kudeta, bari mu Rwanda niho bahungiye, murabacumbikiye. Ati rwose ati Rwanda muri abantu babi, ati nge nyiragatwe kato karinda uruguma, ati ndanafunze umupaka. Wari Ndayishimiye mugumi wanyu natwe tugumi wacu, ntabwo dushaka ko muza kutwicira abaturage. Iyo umuyobozi mukuru w'igihugu afashe umwanzuro ngo ntabahubutse buriya bavuga ko yahubutse, ariko impamvu nanone utavuga ngo yarahubutse buri amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe. Tshisekedi ntabwo ari ubwa mbere afunze umupaka, nako Prito Ndayishimiye si ubwa mbere afunze umupaka. Ari nacyo nza kugaruka nza gushimira Tshisekedi, mvuga ko we yabaye intwari cyane. Ni ukuvuga ngo Ndayishimiye ubwa mbere yarafunze, amaze gufunga habaho ibiganiro, bafite ibyo bemeranyijwe na leta y'u Rwanda, ariko leta y'u Rwanda ntiyabishyira mu bikorwa. Nibwo rero Ndayishimiye nyuma bongeye kumwereka ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, ashinja u Rwanda ko rutera inkunga Red Tabara, ariko u Rwanda rukabihakana. Ariko bakavuga ko Red Tabara rwose ngo iri mu Rwanda, ari ifatira imyitozo, ari ikorera ibikorwa byabo byose. Ndayishimiye rero aravuga ati sinshobora kuba n'abantu b'indyarya, yabanye kuba mu ryarya. Hari ibyo bamwemereye kumuha ntibabikoze, kumuha abantu bakoze kudeta, bateguye kudeta Burundi gapfuba bagahungira mu Rwanda, sibyo? Harimo barangwa Niyombare, ati mwagombaga kubampa. U Rwanda rero narwo ruvuga ko amategeko mpuzamahanga bitemewe gutanga umuntu waguhungiyeho, nabo banga kubatanga. Ndayishimiye rero ati uburyarya bwanyu ndabuhaze, igihe muzumva ko mugomba kuvuga ukuri muzagaruke tubane, nzongera mfungura imipaka. Aba bivuyemo atyo, mu kwa kubivamo ahita urumva ahaje agatotsi hagati y'Abanyarwanda n'Abarundi. Urabyumva, twahahiranaga twajyanaga ibintu nabo bakaduha ibindi, ibyo biba birahagaze. Uziko minsi yashize twafunze imipaka iduhuza na Uganda, haza kubaho ibiganiro, imipaka irafungurwa. Byo nitwe twayifunze, nitwe byaturutseho, natwe dushaka gucunga umutekano wacu kuko dufite ibyo twari twumvise byaduhungabanyiriza umutekano. Birangira dufunguye. Mu by'ukuri u Rwanda na Uganda ubu biri guhahirana, umubano w'u Rwanda na Uganda umeze neza. Wenda ashobora kuba harimo n'uburyarya kuko Museveni sinyamwizera buriya, ariko bipfa kuruta. Uburyarya gute se kandi n'umuhungu we akunda kuzinaha? Umuhungu we bavuga ko ari nawe wazahurira mu bana nyine w'u Rwanda na Uganda, niwe yohereje Museveni, arazaza kureba anko we Perezida Kagame, babivugaho birarangira. Ariko Museveni bera ni umuntu mubi cyane utakwizera, ni umuntu utashyiraho akadomo ngo yakwizeza ikintu ukagihagararaho, kuko bera ni umuntu ajya guza akabwira Habyarimana ati rwose ati ntawagutera turutse iwanjye. Ariko ibyabaye yarabikoze. Yarabikoze. Noneho rero nuko nyine batazuka ngo amabaza ati kuki wambeshyaga, sibyo? Niyo mpamvu Museveni urakumwizera n'ibintu bigoye, umuntu uzamwizera ni akazi ke, ni ukubaho nyine indyarya n'indyamirizi. Ndayishimiye we rero amaze gufunga. Muri politike nyemubona nyine uburyarya bwo bugomba gukora. Yego, uburyarya niko bugomba gukora jistoma. Ni nayo mpamvu Ndayishimiye yibeshya aho avuga ngo u Rwanda ngo azatugarukira ngo ari uko ngo tuvuze ukuri ngo ntashobora kubana n'abantu b'indyarya, ahubwo niba adashobora kubana n'indyarya, kuko indyarya imwe n'indyamirizi nagende yibana, kuko ukuri ko ntako ateze kuzabona. Yagukura he? Buno ushuti se afitanye na Tshisekedi bwo buzaramba. Niho naringeze. Harimo uburyarya. Niho naringeze. Yamaze kudufungira amazi n'umuriro, ahita kati korosi yigera hehe
muri Kongo ajya kwikondera na Kisekedi. Ubu ngubu ni abantu bunze ubumwe cyane, n'ubu niyari rwose ari kumusura kenshi ngo ari gushakira ngo amahoro, ngo umutekano, ngo umutekano wa Kongo, ngo nibyo barimo mu by'ukuri. Bakanavuga ko Burundi nabwo bwohereje ingabo, ariko ngo zikanicirwayo, niko bavuga. Tubisoma ku mbuga nkoranyambaga, ntihagire umuntu uza kuntera amabuye, nibyo dusoma. Niba aribyo simbizi, uzi ukuri ni Scovia, n'ujya ujya kuri Shadow Bataille, n'ujya aho urugamba rubera. Ngewe ndi kuvuga ibyo nsoma ku mbuga nkoranyambaga, bavuga ko hari ingabo z'u Burundi zaguye ku rugamba, barabivuga, niko banditse mu binyamakuru, niko nabisomye. Niba aribyo, niba atari byo, ukuri kuzwi n'abajya ku rugamba. Nge sinjyewe nta wundi umusirikare, nta nibyo nize, n'umuryango mvukamo nta musirikare ubamo. Hanyuma rero bizi gute ko nawo bamaze umuryango nta ubamo. Noneho rero icyo navuga nuko ndayishimiye uyu munsi we na Kisekedi, twizere ko, urabyumva, twizere ko byibuze bo bashobora kuzatanga umurongo muzima, ayo mahoro koko akaboneka, bitihise umuzungu navuze ifirimbi ya nyuma, ibintu bihagarare, kuko n'uyoboye rura rugamba. Ese abo bombi ko ibikorwa bakora bigaragaza ko ase ubundi bavuga maturité politique, sinzi ukuntu bavuga politiko macuwa, ko ibikorwa bakora babigaragaza nyine ko ari ukuntu batari serious nk'ukuntu, noneho bakaba ari nabo ngo bagiye guhura ngo bagirane inama barebe uburyo bashyira ibintu ku murongo. Aba bantu babishobora mu by'ukuri? Ahubwo ngi ikibazo mfite nuko aho kugira ngo ibintu bigende neza, nk'iriya nama yibereye i Rwanda cyangwa Arusha muri Tanzania, baba bazihuriyemo bose, ariko bakagaruka umwe ari gushinja undi. Nko mu minsi ikize nafite ubwa ko Tanzania nayo igiye kudufungira imipaka, kubera ko Tanzania iri kurega u Rwanda ko ingabo ziri muri Mozambique ziri kuza kubatera zibicira abantu. Urabyumva? Ingabo z'u Rwanda se? Z'u Rwanda ngo zagiye mu butumwa muri Mozambique, nabisomenye ku mbuga nkoranyambaga. Uriya Saruhu abitangaza, perezida wa Tanzania, avuga ni niba dufitanye agatotsi n'u Burundi, tukaba dufitanye agatotsi n'u Rwanda, na Tanzania ikabigiye gufunga, ikaba bishobora kuzabiviramo kudufungira, ubu noneho wa mugani wa Pastor Ezra Mpyisi ati muzahunga muhungira he? Twahungira hesha tuburabona none umunyarwanda yahungira he? Kabarebe nawe ati akarere twarakayogoshe, ati nta buhungiro dufite, ntawe dufite wo kujya, n'uguhagara tugashikama. Niyo mpamvu tugomba kuvuga kuri iki kintu, ntabwo tugomba guceceka ngo nitwumva ngo abantu bari kuvuga ngo Kisekedi azatera Kigali duceceke tutamenya impamvu azatera Kigali, aritera kubera iki? Urabyumva? Nk'uko aba wazalendo ngo bita aba patriote ngo bagiye ku rugamba bavuga ati barangiza ikibazo, natwe tugomba kubimenya, kuko ushobora gusanga ucecetse uri umuturage ngo ibintu ntibindeba, ngo reka ukajya wumva ibyo abanyapolitiki bavugira hejuru, ntushake kubyinjiramo ngo nawe bimenye, ukavuga ati reka ejo wazaye kubona ukabona bikwituye hejuru utazi iyo biva niyo bijya. Niyo mpamvu natwe tugomba kubimenya. Nk'ubu Kisekedi ubutwari namushimiye ni bumwe gusa, nuko atafunze umupaka. Buriya gufunga umupaka mbyita ko ari ukuba ikigwari. Reba yarakubititse, reba intambara zose zabereye muri Kongo, akavuga ati naratewe, agatabaza amahanga akamwihorera, kubera ko ari afite urufunguzo rw'ibiri kuba nibizaba nyuma yaho. Ariko imipaka ntifungwe. Na n'uyu munsi hari abantu b'inshuti zanjye bacuruza, ejo twose tuvugana, barambwira ati twebwe Goma rwose n'ubuzima busanzwe nta cyahindutse. Hanyuma Abanyarwanda bacururizayo baturutse ku Gisenyi bahambuka, ati nose ko twumva ko ari intambara, ati ibyo ngibyo bintu biri kure hafi yaho barwanira, bafite ibyo barwanirayo, ngorega nayo nini. Ati twebwe rwose, ati ubuzima ni bisanzwe, nushaka kuntumena inkweto nzazikuzanira. Ati niho ni kandi ejo nzaba ndi i Kigali, kandi ko ukabona niko bimeze. Barakorayo bagataha, barahari benshi n'abaturanyi turabafite bakorera i Goma kandi bagataha. Ariko twibaza noneho abaturage bari hariya urugamba ruri kubera, bari gupfa baziriki, bari gupfa baraziriki. Kuki uwo muzungu wateje iyo ntambara, uteje iyo mpagararamo mu karere k'ibiyaga bigari, kuki adashyira akadomo ngo abana b'abakobwa, abagore bari gufatwa ku ngufu, bagasambanywa ku gahato, abana bato bari kwicwa, abana bato batishijwe amashuri, abana bari kugwa ku rugamba, bari gutwarwa ku rugamba kujya kurwana bakiri bato batujuje imyaka, bashorwa mu ntambara za hato na hato bitari bikwiye. Kuki ibyo bintu umuzungu ari kubireba akabiha umugisha? Umuzungu rero mugani abana bireba, kuko ari n'amashusho ajya
abari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga agaragaza abantu bari kwicwa, ibikorwa bibi biri kuba, inka ziri gutemwa, umuntu nyine yakibaza impamvu bo babirebera aho ngaho ntihagire ikintu gikorwa. Ahubwo wenda bakavuga ngo twabonye ngo Misiri yarashe drone, urumva bagasupport intambara kurusha uko basupport ubuzima bw'abantu. Umuntu nicyo kibazo yakibaza. None rero ikindi kibazo none nshaka tugarukaho ko u Rwanda ruhakana ko rutari muri Kongo, kandi ONU Nations Unies umuryango w'abibumbye ukavuga uti twebwe twarababonye, dore n'imodoka, dore plaque, dore misile. Ubufaransa ati misile turayizi, urabizi ko misile zazo zifite aho zigurirwa zifite na marike zazo, baba bazi igihugu cyayiguze. None bakavuga bati byanabereye ahari ibirindiro bya M23, niho ibyo bikorwa byabereye. Ati rwose turabishinja RDF, twafashe n'amafoto, kandi u Rwanda rwo rugahakana. Ni ukuvuga ngo ni kwa kundi niyo basanga ajya bavuga ngo niyo wasanga irimo ngo urahakana rwose, ukavuga ati reka reka ntabyo nakoze. Niyo bagufata bagasanga uri gusambana narimo neza indana, tereka reka ngere burasinyamenya no guhakana ikintu nakoze. Iyo nakoze ikintu ukamvumbura, ushaka kumbwira ikintu nkakivuga kandi bitaranwa ko nyivuga, ukavuga uti wamugore urinjajwa, imitavuga rwose nabikoze mbabarira. Sinyamenya kubisiribanga. Abandi baravuga ati kuki utabihakanye? Y'ibisiribanga suka bihakana. Nge ntawe nyeshwa kubisiribanga, ariko niba ushaka gukora ikintu nk'icyo gifite ibimenyetso biri tangible, nuvuga ngo ibimenyetso bifatika n'amafoto bayafashe, urabyumva ukaba ubasha kubihakana, nabyo byaba ari indi issue, cyaba ikindi kintu gitangaje gikomeye. Niyo mpamvu rero kuvuga ngo urajya gufata abantu babiri ubahuze ubunge niba bafitanye n'ibibazo, uretse ko ntabona ikibazo kiri hagati ya Tshisekedi n'u Rwanda. Ntabwo ngiye nkibona ikibazo kiri hagati ya Tshisekedi na Perezida Kagame, ntabwo ngiye kugeza ubu nkibona, kugira ngo bafate ngo ubunge bwabo batari kwemera amakosa. Umwe avuga ati nge nta kosa mfite, undi ati nanjye nta kosa urifite ni Tshisekedi ati urifite ni Kagame, ni Perezida Kagame niwe wanteye, niwe utera inkunga y'M23, niwe utanga ingabo, niwe utanga ibikoresho, niwe ugira gute. Ati ingabo turazifotora zinjira, turababona binjira ku mupaka, tugera gute. Perezida Kagame ati reka data, ahubwo Tshisekedi niwe ufite amakosa, niwe ucumbikiye FDLR yasize ihekuye u Rwanda, niwe wohereza FDLR guhungabanya umutekano muke mu Rwanda, tunabafatira no ku mipaka, kanabarasa tukagera gute. Urabyumva, ugasanga abantu bari kwitana ba mwana. Ubwo bizarangira bite? Bizarangira wa muturage uri kuvuga ngo Tshisekedi azaza kuturasa atazi icyo azaba yarasiwe, niba bizanaba koko ntabwo azi ngo bazaturasa kubera iyi mpamvu. Ese ni ikihe cyaha dufite? Abanyarwanda bafite ikihe cyaha? Ese umunyarwanda afite nyungu ki muri iriya ntambara kubera muri Kongo? Ni iyihe nyungu umunyarwanda afite kugira ngo byibuze iyo ntambara twumeze tuyishyigikire? Niba nta nyungu se dufitemo, kuki umuzungu atarangiza ikibazo? Question mark. Naho ngaho rero ruzingingata nge ndumva ari cyo navuga ku ntambara ya Kongo. Hanyuma nabira bihugu biri kujya gutera inkunga kugira ngo babashe guhashya M23, ntabwo nizera 100% ko bizapfa gushoboka, kuko iriya ntambara irakomeye. Intambara irakomeye, ireba intambara imaze umwaka urenga iri kurwanwa n'umutwe witwa M23, bari kurwana n'ingabo z'igihugu zifite ibikoresho byose, zifite imbona, zifite amasasu, zifite ibikoresho. Uriya mutwe urakomeye, kuko urareba umutwe ufite ibikoresho bingana kuriya, umaze umwaka uri kurwana n'ingabo za leta zifite intwaro, zifite buri kimwe, zemere gukomanda ikintu icyo ari cyo cyose. Ariko ugasanga ntabwo FARDC yafashe indi mitwe iyifasha ku mpande, ifite n'ibihugu byaje gutanga support, ariko ugasanga ntibari kubasha gutsinsura uriya mutwe wa M23. Hari naho bageze baremera, baravuga ati uriya mutwe ufite intwaro zidasanzwe. Ariho bagenzuye baza gusanga ngo ari misile ngo zaturutse mu Rwanda, ari byo UN yari gushinja RDF uyu munsi. Nuva ngo uriya mutwe ufite imbaraga zidasanzwe, iriya ntambara ntabwo ishobora kurangira umuzungu atashyizeho akadomo, ntabwo ishobora kurangira kuri uriya mutwe niba ufite n'abaterankunga ko kuri uriya mutwe. Abaterankunga babo barakomeye. Niyo mpamvu rero hakagombye iki gusaswa inzobe. Niba M23 yemera ibiganiro, Tshisekedi akareba uburyo aganira nabo, ariko ikibazo bashyiraho condition M23 nayo ikazanga, yazanga bakavuga ati nimubireba impamvu banze zira condition nuko bazi ko bari kumwe n'u Rwanda. Tshisekedi rero nakavuga ati nanjye sinzaganira n'u Rwanda, ninganira n'u Rwanda nzaba ntanze igihugu. Siko bimeze, ati nemera bikazamera nk'aya masezerano yarusha amwe Habyarimana avuye gusinya, bikarangira nyine ari nayo yanyuma sinye, isasu rikahita rimunyuramo bikamurangirana. Niyo mpamvu rero Tshisekedi nawe avuga ati ninemera amasezerano nkasinyana nabo, nkaganira nabo,
nkagira ibyo mbemera kwinjiza mu gisirikari ni ukuvuga ngo ntabwo ari M23 nzaba ninje mu gisirikari cyanjye ahubwo ni ingabo z'u Rwanda nzaba nihereye igihugu nzaba ninje mu gisirikari cyanjye zizahita zintwara igihugu ndebera nanjye nzasigara indirimbo urwo mbonye. Akakomeza rero nawe agahatiriza abandi bakavuga ati amaherezo byanze bikunze Kisekedi bazamwica kugira ngo urugamba rurangire. Bazamwica gute? Nta tindi nyine ni coup d'etat, akadomo kakaba kararangiye. Ibyo byose bipangwa nande no umuzungu niwe usigaje gukora ifirimbi ya nyuma akavuga ngo go ahead, ibintu nibikorwe gutya, urugamba rurangijwe n'iyi point. Naho ngaho nasoreza ikiganiro ku ntambara ya Kongo n'abayirimo bose. Yego, murakoze ku kiganiro tugiranye kuri uyu munsi. Mbere ko dusoza rero katubibutse yuko mwe muri gukurikira Umurabyo TV munsi muraza kuhasanga link izaza ibafasha kubona aho muzamubona amakuru ya buri munsi tubagezaho buri munsi. Uze kuyikandaho kore subscribe na amakuru mashya TV, uze niwibagirwe no gutanga ibitekerezo. Murakoze, mukomeze mugire ibihe byiza. Murakoze cyane.